Yes, iyi ni ESPN TV2 turizera ko mukomeje kumererwa neza mu bice bigiye bitandukanye by'igihugu, abari mu mujyi wa Kigali, intara y'Amajyepfo, intara y'Amajyaruguru, Iburasirazuba, namwe muri Iburengerazuba, namwe ntitwabibagiye muri mu bihugu byo hanze ku migabane igiye itandukanye, abatwumvira Canada, abatwumvira Amerika, namwe mutwumvira muri Russia, turabasuhuje, turizera ko mukomeje kumererwa neza cyane. Iyi ni ESPN TV2 rero igarutse muri cya kiganiro mumaze kumenyera muri benshi cya Menya nibi. Uyu munsi ngiye kukuganiriza ku muhanzi wakoze amateka akomeye, wakoze amateka ahambaye mu muziki wacu w'Abanyafrika, dore ko akomoka muri Afrika y'Epfo, yagize amahirwe yo kuvukira mu muryango ukennye, ariko nanone banyuzwe nuko babayeho, niko mbitekereza. Uwo mugabo yaririmbaga injyana ya Zulu, nyuma yaho gato aza guhindura, aza kujya mu njyana ya reggae. Ntuze gucikwa rero, nge tugiye kubana muri iyi minota. Ni Jose Blessing bisanzwe, nakubwira nti Tomis. Yitwa Lucky Philip Dube. Lucky Dube yavukiye muri El Merno, umujyi muto nko ku kilometero 150 uvuye muri Johannesburg, aho ni muri Afrika y'Epfo. Avuka kuri 3 Kanama mu 1964. Nyina yaratekereje ko adashobora kubyara, ariko bityo avutse bahita bamuhimba izina Amahirwe, cyangwa se umwite Lucky. Yasaga n'izina ryiza rwose. Yakuriye mu bukene, arerwa cyane na nyirakuru. Mu gihe icyo gihe mama w'umubyara yagendaga gushaka akazi ahandi hantu, atakikorera umwana ngo bagendane. Icyo gihe yari afite barumuna be babiri bitwa Thand ndetse na Patrick. Dube kandi yabanje kuvumbura impano ye mu muziki igihe yinjiraga muri korali yo ku ishuri. Akiri ingimbi, we na bagenzi be bagerageje gukoresha ibikoresho byatezwaga ku ishuri, maze bashinga itsinda ridasanzwe rwose. Icyo gihe baryise The Skyway Band. Ryakoraga umuziki uri mu njyana ya Bakang, wari umuziki wa pop ufite umuco gakondo w'Abazulu. Igihe yari ku ishuri, yinjiye mu mutwe w'aba Rastafari, maze yakomeje gukora umuziki wa Bakang imyaka itari mike, ndetse yandika album nyinshi hamwe n'itsinda rye The Love Brothers. Kuvumbura reggae kwa Lucky byatangiye mu ntangiriro z'igihumbi 1980, ubwo Lucky Dube yavumburaga abahanzi Bob Marley ndetse n'uwundi witwa Peter Tosh. Atangira kumva injyana yabo y'uburyohe, kugeza ubwo yahise afata icyemezo cyo guhindura, akava muri Bakang yerekeza mu njyana ya reggae. Ku ikubitiro, Dube yakoraga indirimbo rimwe na rimwe aganashyiramo reggae hamwe na The Love Brothers, maze amaze kumenya ko izo ndirimbo uko biri kugenda kose ariko yabishakaga muri iyo njyana ya reggae, ahitamo amaherezo yese atangira gukora injyana ya reggae, ndetse kandi atangira kariyeri solo ari wenyine. Yatangiye kuvuga cyangwa se kuririmba mu magambo ye ubutumwa mbonezamubano politike bwerekeye ivanguramoko kuri reggae ya Jamaica. Bwatangiye kumvikana mu muziki we, abivana mu njyana ya Jamaica, mu njyana ya reggae muri Jamaica, abizana muri South Africa cyangwa se muri Afrika y'Epfo, dore ko wari ufite akamaro kanini muri Afrika y'Epfo nayo izwiho ivangura ry'amoko. Nubwo lebo ye yari yanditse nabi icyo gihe, gusa Lucky Dube yatangiye gufata reggae, ndetse iyi njyana agera arayikunda cyane. Album ye ya kabiri Think About Children, tekereza ku bana muri rurimi rw'Ikinyarwanda, yari iri muri reggae. Yese ikundwa cyane
kugera kuri level ya platinum sales. Yari umuhanzi cyane kandi uzwi muri reggae, ariko muri Afurika y'Epfo si ibyo gusa, kuko Lucky Dube yese atangira kwatira cyangwa se gukurura igikundiro cy'abantu bo muri Afurika y'Epfo, batangira kumva uburyo bw'iyo njyana nawe yari yarazanye, ariko yararebeye kuri Bob Marley ndetse na Peter Tosh nk'uko nabikubwiye haruguru. Lucky Dube ubwo yatangiye kwatira igikundiro, abantu bo muri Afurika y'Epfo batangiye kumukunda, nubwo bari basanzwe bamukunda ariko bamukunze kurushaho. Hanyuma y'ibyo n'abantu bo hanze ya Afurika y'Epfo batangira kubikururira gahoro gahoro. Kwa 18 Ukwakira 2007, Lucky Philip Dube yiciwe n'abajura bitwaje imbunda i Rosettenville mu nkengero z'umujyi wa Johannesburg, nyuma gato yo kujyana abana be babiri kwa nyirarume. Lucky Dube yari yitwaye muri iryo joro mu modoka ye. Raporo ya polisi yerekana ko yarashwe n'abamotari batari bamumenye, kandi bemeza ko ubu bwari ubwicanyi. Umunyanigeriya niko abo bagabo bavugaga. Abagabo 5 batawe muri yombi bakekagaho ubwo bwicanyi, 3 baraburanishijwe bahamwa n'icyaha. Icyo gihe cyari kwa 31 Werurwe 2009. Abandi 2 muri bo bagerageje gutoroka, gusa nyuma barafatwa. Abicanyi bishe Lucky Dube bahamwe n'icyaha, bakatirwa igifungo cya burundu. Niba ukeneye kumenya byinshi kuri uyu mugabo Lucky Dube, ubuhanzi bwe ndetse n'ubuhanga muri ubwo buhanzi, ngwino nkubwire album 3 ugomba kugenda kureba. Niba kandi nabwo ari umufana we, ongera urebe izi album kugira ngo wumve intangiriro y'ibanze y'uyu muhanzi, uhereye kuri The Rough Guy to Lucky Dube yaje mu 2001, kugeza bya kera bya Lucky Dube. Wakongera ugashaka kandi iyo yise Prisoner cyangwa se imfungwa yo mu 1990, yari imwe mu za Dube zabaye mpuzamahanga kandi zakunzwe cyane. Wakongera ukareba n'indi bita Respect cyangwa se Kubaha, yasohotse mu 2006, niyo album ya nyuma ya studio ya Lucky Dube. Nk'uko mumaze kubimenyera rero, nkubwira ibintu bitangaje ku muntu mba nakuganirijeho uwo munsi. Dore n'aha ngaha niko bigenze kwa Dube ubwo ugiye kumenya amakuru ndetse n'ibintu byari bitangaje utaruzi. Wakibaza ngo mbese yari afite abana bangahe, yapfuye ku myaka ingahe, yapfuye bigenze bite? Nakubwiye ko hejuru yapfuye ari abajura bari bagiye kumwiba, then baramurasa, agerageje kwirukanka, nawe bikweretse mu mashusho, aragenda agonga igiti, nuko ubuzima bwa Legend Dube bwarangiye. Gusa ikindi nakubwira nuko ngo mama we umubyara yamwise Amahirwe cyangwa se Lucky, kubera ko umukuru wa Lucky Dube burya ngo yapfuye afite amezi 6 gusa. Hanyuma Lucky Dube wavutse babona n'umwana ukuze ndetse aranakomeza arakura. Ikindi nakubwira cyari gitangaje kuri Lucky Dube, bitewe n'ubukene ngo iwabo bakuriyemo, burya ngo Lucky Dube yigeze akora akazi k'ubujardinier cyangwa se gardener akiri umwana mutoya. Aba bantu bakora mu majardin murabazi, kugira ngo abashe gusapotinga cyangwa se gufasha mama we mu rugo, babashe gutunga ba Patrick, dore ko bari barumuna be. Ikindi nakubwira kandi kuri uyu mugabo nuko hari amakuru avuga ko papa we umubyara ise ari umunyazimbabwe, bityo rero uyu mugabo akabikeka ko ava kuri papa umunyazimbabwe. Ikindi wamenye kuri Lucky Dube nuko indirimbo ze za mbere zari ikinyafurika cyuzuye, dore ko yaririmbaga mu njyana ya bakang mu kizuru, dore ko hariya muri Afurika y'Epfo ari byo
bakoresha mbere yo kujya muri reggae, mu njyana ya reggae, dore ko yaje no kugira success itangaje muri iyo njyana ya reggae. Ikindi kandi nakubwira kuri uyu mugabo ni uko ngo Lucky Dube burya ngo yanze kunywa ibiyobyabwenge ibyo ari byo byose. Hano bavugamo za marijuana, inzoga, amawiri, ibintu bitandukanye byinshi, ariko ngo impamvu burya ngo atabinyweye cyangwa se ngo atabikoresheje ngo ni ukugira ngo akomeze kubera urugero ngo abandi ba rasta cyangwa se abandi bantu bamubonagamo nk'umuntu w'intangarugero, hanyuma ngo nawe kwanga kubatenguha ibyo bintu ntiyabijyamo kugeza ashizemo umwuka. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo kandi ni uko Lucky Dube burya ngo yagaragaye muri filime. Izo filime nakubwira wajya kuri internet ugashaka, niyo bise Voice in the Dark ndetse n'indi bise Getting Lucky and Lucky Strike Back. Izo filime rero wakandika muri internet uyu mugabo Lucky Dube wamusangamo. Ikindi nakubwira kuri uyu mugabo ngo nuko ngo yapfuye burya ngo amaze kugeza abana 7. Nubwo yapfuye rero ariko turizera ko buriya abana be basigaye mu cyimbo cye, dore ko ari umubare wuzuye, abenshi bawita ngo ni umubare w'Imana. Uyu mugabo yari afite abana 7. Ikindi cyanyuma nakubwira kuri uyu mugabo ngo nuko burya ngo Lucky Dube ngo yakundaga amafarashi, bityo rero ngo mu mitungo ye hagombaga kuba harimo ifarashi cyangwa se hagombaga kuba harimo amafarashi kugira ngo yumve anezerewe. Uyu mugabo rero ikindi nakubwira, hari lebo yo muri Amerika, Leta Zunze Ubumwe za Amerika bita Motown, irazwi cyane isinyisha ibyamamare. Yaramusinyishije imaze kubona ubushongori n'ubukaka bwa Lucky Dube, nuko iramusinyisha inambwira ati ngwino ufate ku mafaranga hanyuma tukumanaginge. Ibyo nibyo nari naguteguriye rero kuri Lucky Dube. Nkubwiye ko afite abana 7, nkubwiye filime ugenda kureba ndetse ukamubonamo niyo bita Voice in the Dark, Getting Lucky and Lucky Strike Back, n'ibindi bintu byinshi bitandukanye. Yes, reka ngushimire rero wowe wakomeje kubana nanjye. Yari SPN TV2 nakagaruka. Wowe kanda subscribe, share ndetse na comment utazacikanwa n'ibindi byinshi biri mu nzira. Niba hari uwo wakifuza ko twakubwira amateka ye, imvo n'imvano, wakandikaho hasi muri comment nabyo tukabigukorera. We are here for you. Ngiye wumvaga na Rioze Blaze. Stay tuned.